Ngiye kubagezaho abakire ba mbere bafite content nziza cyane mu Rwanda no ku isi hose, abantu bakora filime cyangwa se udutente, content y'udutente ni abantu beza cyane barebwa n'abantu benshi cyane kurusha abahanzi baba bashoye amafaranga, akayabo k'amafaranga cyangwa se abakina amakomedi nk'abakomediye, nabo ni abantu baba bashoye amafaranga menshi cyane, ariko abantu bakoresha za katuni animation bakora udutente bafite content z'udutente tw'abana, aba ngaba ni abantu beza cyane bahembwa. Ngiye kubagezaho uyu nguyu bita Kidz Diana Show. Kidz Diana Show, ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV happy. Ngiye kubagezaho amakuru y'ibanze, nawe niba uri mu content creator, ikaze nawe umenye content ugomba gukora cyangwa se ugafasha abandi kugira ngo babone amafaranga atubutse hano kuri YouTube. Kidz Diana Show, uru ni urubuga nka YouTube rurebwa n'abantu benshi cyane, rufite miliyoni 128 z'abasubscribers barukurikirana, ariko bakaba bamaze kugezaho video 1200 zonyine nizo zimaze kugezwaho, ariko ugereranyije n'abandi baba bafite urugero nka Isimbi TV amaze kugira video zirenga 4,400, ariko akaba afite miliyoni imwe y'abasubscribers. Tekereza uyu nguyu we afite igihumbi kimwe cya video na video 200, akaba afite miliyoni 128, akaba amaze kurebwa na biliyoni 108, kandi akaba yaratangiye ku itariki 25 z'ukwa gatanu 2015. Ibaze nta myaka myinshi irangiye, ariko urebye amafaranga yaba ahembwa ni amafaranga menshi cyane. Niba wageze hano kuri uyu muyoboro rero uramenye, ntugende umeze nka cya kinyoni cyagiye kitavuze. Niba wageze kora subscribe, like, comment ibyifuzo n'ibitekerezo kugira ngo uzabone notification cyangwa se amamenyesha kumenyesha ko twapolodinze iyindi video nshya. Kora subscribe, like, comment ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Ikindi hano tubagezaho indirimbo nshya zasohotse, amateka y'abantu batandukanye, abahanzi, tubagezaho amakuru ya politike na diplomasi. Ikindi abantu icyo nshaka kugarukaho kuri uyu munsi, urugero abagiye gukora content ya cartoon animation y'abana, kubera ko azi agaciro ibintu by'ubuhanzi yabivuyemo, ari gukora indirimbo z'abana, indirimbo no kwandika ibitabo. Ariko uyu munsi wa none yatangaje kuri bwa gushishikariza abantu be mwe agiye gukora content iyi content